lakini ikibabaze cyane muri ibi twese twamaze gukomereka mu mitima uko ndeba gucanda umubyeyi lakini barishe umugabo wanjye baramwica ngo baje kuturengera muri Kongo baramwica bamucika ikanu ntabwo yageze mu Rwanda ntabwo yageze he mama umbyara ntabwo yageze mu Rwanda papa umbyara ntabwo yageze mu Rwanda papa wanjye umbyara baramwishe bica na papa ukurikiraho bose barabakerera barabica nanjye banyicira umugabo bamukerera inani kikanu banjyama gatatu baranjyama iri kubaka bakanibaka mara tatu kumva mushaka gutongana mwabagabo mwe mushaka gutongana kuri urubuga ntago dutongana wowe umuvugizi w'u Rwanda kugira ngo uvugire u Rwanda ko u Rwanda rutabiri inyuma ko u Rwanda rutigeze rubihakana ngo rwandike message yo kubihakana ko rutigeze runabwira ku Tanzania ku kibazo yagize nk'igihugu cy'igituranyi wowe ariko wanyumvise nabi wanyumvise nabi u Rwanda rutabiri inyuma ukavuga ko Kongo itabiri inyuma ahubwo ukavuga ko ari abazazibari babiri inyuma nicyo kintu cyambabaje nzamurira pressure na nuza ndavuga ndiho ndaganira nawe ubundi abantu nkawe n'aba TikTok barabizi sinyavugana nabo magambo abiri turavugana ko jewe ntabwo ndi nka uwo murya wo kwingisha izo propaganda wifata nk'umunyapropaganda kubwe ko nta politike nkora turimo turaganira reka nkubwire ibitekerezo natanze kuri Tanzania hose uratangiye gutanga iminota bishobotse wakongera ukagenda utanga iminota hutu ninjye warugezweho ninjye warugezweho hutu orudetayimu n'uyu mugabo ntabwo bari burangizanye ntabwo bakora politike n'ubucuruzi no kujya mu ishuri ukiga ni politike niyo turi muri politike umuzajya muza kwesha abantu mutureke uwo mugabo adakomeza kudutesha umwanya kandi dufite ibindi bintu twakiganira cyamuzanye no kugira ngo kuko mwenyana kuyaga kufasi na nakuya kuba nani kuba droge tu ndio yenyewe namuleta ni kuba droge tu anabadroge na bawia na fara yeye anataka reka mu mpumuro tubwe noneho ngira icyo mvuga hanyuma wenda bise utaragira icyo uvuga hari ikibazo ngewe nakubajije nagira ngo unsubize n'abandi barebereho hari yaba ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga ati hoya hari abantu tutagomba kuganira nabo none rero ngewe reka nkwibariza ikibazo ukinsubize njye ko watinze amagambo wavuze yego wavuze ko wasomye Al Jazeera ugasoma ibintu bitatu nafashemo nuko abatanzania badakunda uyu mudamu dusubire no kuri topiki kuko ava mu bwoko bw'abazanziba ubwoko bukeya muri Tanzania ubwoko buvanze burimo n'abarabu ubwoko bwishira hejuru n'ibintu bitatu oya ntago nakivuze ntago navuze ibyo bishyira hejuru navuze none rero okay ntacyo bitwaye anyway ntacyo ibyo bitwaye ngaho komeza umbaze ikibazo none rero nanjye ndakwibariza ese tuvuye kubya Al Jazeera wowe nkawe nkuko wavuze ngo ntabwo uri mu politician uvuga ibitekerezo byawe nakubajije ibyo bintu urabona byari network urabona byari bikwiriye mbese ni ibintu fatizo uyu mudamu agomba kuzira ibyo bintu ko ari bitatu ku bitekerezo byawe nkawe kuko wavuze ngo ntabwo uri umupolitician abapolitician nibo badefendinga inuza amakuru cyangwa documentation cyangwa ikindi kintu cyose none weho wavuze ko uri umuturage ntawe uhagaze weho utagira ibitekerezo byawe none weho mvugisha ukuri kuko numva ibintu ngahore nkawe ubyumvute ni ibintu bari bikwiriye kumuziza bakamuhirika ku butegetsi nk'uko bari tuvuge ko ari abatanzania ubwo ni ibintu bifatika kuri wowe dore ikintu kumuhirika ku butegetsi ntabwo navuga ko giye ari byo nshyigikiye ahubwo dore icyo nari nshyigikiye muri Tanzania cyari gukorwa
wenda kirabangamira abantu bari hano ariko hari iki ngiki. Ishyaka rya Tundu Lissu ririya rya Chadema riri muri opposition kuva kera. Uriya n'umunyapolitike mukuru ukuze nimuza kuza gusoma profile yiwe muraza kubona ko ari umuntu umaze igihe kirekire mu nteko ya Tanzania, yagiye afata imyanya igiye itandukanye mu buyobozi. Ikintu cyambabaje cyangwa se nticyanambabaje cyane, wenda ni ibintu ntashyigikiye, reka nire kwikunda cyane ngo nigire nk'umunyatanzania kandi mumbaza ibyaha hano wenda sinanabibasubize. Ikintu cyambabaje cyo muri biriya cyangwa ntakunze ni uburyo ki atigeze aha amahirwe opposition yiwe ngo uriya Tundu Lissu amureke n'ishyaka rye rya Chadema bajye mu matora, noneho ikizava mu matora kizaba aricyo kamarampaka, kizaba nacyo abanyatanzania bashaka. Icyabayeho nuko bafashe ishyaka rya opposition bakaryima ubwo burenganzira, ntanabishyigikiye nanjye nkaba ntabyemera nk'ukuri, bagafata uriya mu opposition leader wabo uriya Tundu Lissu bakamufunga ntiyitabira amatora, noneho amatora akaba asa nkaho nta opposition ihari, noneho abaturage bakidegembya. Ibyo nibyo bintu narwanyije, nibyo ntanakunze. Ubwo ibindi bitatu ntago ubona ko atarakwiye kuba avanze. Nta muntu uhitamo kugira amaraso y'umwirabura avanze n'ay'umwarabu, icyo ntago nakimuziza. Kuba nanone avuka mu bwoko bw'abantu bake muri Zanzibar, ari abantu bakeya par rapport y'abantu bo muri Tanzania yindi, ntago icyo wakiziza umuntu afite ubushobozi bwo kubayobora yabayobora, as long as abayoboye neza. Kuba muri Zanzibar ari abayisilamu, ari nacyo cya kindi bavuga ngo cyo kuba biyemera bo bifata nk'abasirimu nyine. Kuba ava mu gice gikomokamo Islam cyane kirimo abamizirima kurenza abandi banyatanzania b'abakristo, ibyo ntago wabiziza umuntu, as long as akuyoboye neza aho yabava hose, nubwo yabava mu itsinda ry'abantu 1%. Nta kibazo. Urakoze, ndakumvise. Icyo nashakaga kuvuga rero, nkurikije nuko ubitekereza, ibyo byose bazize uyu mudamu, ibyo wemera n'ibyo utemera ni nabyo natwe dufite mu Rwanda. Ngenda asubira mu Rwanda kuko niho handeba cyane no kurusha mu Rwanda. Rero politike yaho ntabwo nyizi, ariko ndatega amatwi umbwira ibyo ntaza kumva ndaza gusobanuza. Ntabwo ngiye kukubaza ibibazo byo mu Rwanda. Umenya politike ya Tanzania utazi y'u Rwanda. Reka tumurebe. Kuki ushaka ko mvuga politike yo mu Rwanda ariko ubundi wowe kuki urimo kubinsaba? Umva turamuvuze. Ndamutse ntayivuze n'itegeko ntabwo amenya ahandi. Wimuhata kubyemera ikiza wamenye. Kuki ugomba kumpata kuvuga ibyo bishobotse mwagenda mutanga iminota reka nsoze ngewe nkurikije n'ibintu avuze. Binarababaje kuba dufite abanyarwanda bakurikira politike zo mu bindi bihugu binabayeho neza kuruta twebwe turi mu guteseka. Ibwo n'uburenganzira bwe, ariko niba ari byo ashaka gukurikira nta wabimuvuga. Kazuru ntago ari umunyarwanda, ni ndi umunyarwanda. Yes, ni ndi umunyarwanda, birashoboka nabyo niba ari umunyarwanda. Ahubwo ngewe reka nisoreze mvuga nti ibyo byose avuze ari kurambirana ku butegetsi, ari ukuba ari ubwoko bukeya bwishira hejuru buyoboye, ari ukuba atari umutanzania wemewe, kuko niba mu Zanzibar atari yemerwa nk'abatanzania bukuri, ibyo byose ubigaruye mu Rwanda birahwanye. Ahubwo ngewe tuvuye no muri Tanzania niho mbariza, ese abanyarwanda twebwe turakora iki? Niba ibyo bintu bashobora kubisiza umuntu, abantu bari mu gihugu baticwa n'inzara, batakwa imirima yabo, bakabiziza umuperezida, twebwe turakora iki buriya? N'umututsi yavuye mu Bugande, ari mu gatsiko k'abantu gatsikamiye abaturage, ubutegetsi abubayeho yitora yihangamya ku ntebe ngo yatowe. Ndabona ibi byose rero avuze tubigaruye mu Rwanda ntaho bihwaniye. Nizi natwe zaba impamvu zo kwigaranzura ku butegetsi, kuko niba n'ahandi ariko bimeze, none twebwe turi kurya ibivuzo, kuki tudashobora kwigira ku bandi? Niba ngibi tubyihorere bibirengagiza, ngewe mfatiye ku byo yivugiye nkawe. Nge ndabona ari n'impamvu zifatika
dushobora no gukoresha kuruta no muri Tanzania. Yes, njye ndabona open so mani kumugisha mwana impamvu zifatika turege n'ibi ngibi ngo ibyo yemera n'ibyo atemera, ibyo yivugiye ubwe biri applicable mu Rwanda kurusha no muri Tanzania. Njye ntago mvuga menshi, ntago muhatira ngabe iki ngiki ni uburenganzira bwe. Njyewe mfata icyo uvuze nkakwereka ko kikureba no kurusha uwo nguwo ukivuzeho, kandi nibyo pe abandi bakomeza. Steve wahoze ushaka kuvuga ariko numvaga wagahaye ijambo uwo mubyeyi ukuruta ukamwubahira akakuruta tukumva icyo ashaka kutubwira. Waweke nso Dorcas yaje kandi nta kintu aravuga ate Dorcas nawe agira icyo avuga. Ndabaramukije kandi nshimye kumva ijambo mwagambye cyane ndi kubumvira n'abandi bakagaruka mu majambo ndi kubumvira. Lakini ikibabaze cyane muri ibi twese twamaze gukomereka mu mitima. Ukundeba gucanda umubyeyi, lakini barishe umugabo wanjye baramwica, ngo baje kuturengera muri Kongo baramwica, bamucika ikanu, ntabwo yageze mu Rwanda, ntabwo yageze he, mama umbyara ntabwo yageze mu Rwanda, papa umbyara ntabwo yageze mu Rwanda. Papa wanje umbyara baramwishe, bica na papa ukurikiraho bose barabakerera barabica, nanjye banyicira umugabo bamukerera inani kikanu, banjyama gatatu baranjyama iri kubaka bakanibaka mara tatu. Bo sasa wakati yenye niko nauliza mie, wakati yenye niko nauliza, wakati yenye batu biko banakuya ngo banakuya kutuokoa, bakava mu Rwanda ngo baje kuturengera, aho batageze Kinshasa bakaja gukubitanira Kinshasa, ahaba kuru bari, ahaba perezida bari, aho batagiye kurwanira mu Kinshasa bakaja kurwanira ahatari mu Kinshasa, baba bari kuja kuturengera gute? Hajya nubwo umuntu yaba yarakwiciye, nangwa akakwicira mugenzi wawe, nangwa akica nyoko, nangwa akica sko, niba yagira ngarahunze, iyo ugomba gutuma ibaruha nyine bakamushikiriza ubute leta nyine aho yiciye. Ariko nukubera iki mubakurikirana iyo barahungiye munani muri Kongo mukabasanga aho barahungiye ngo muje kubicaye? Icyo kintu kiratujya mu mitima. Bo bari kugamba twese tugamba ibiswahili, tugamba ibinyabwisha, twese turi Abanyarwanda, ariko mu Banyarwanda bo Kagame ari kusukuma bakaza kutwicira muri Kongo. None aho mutatunganyije igihugu mw'Abanyarwanda mwe muri kunyumva muri hano mu Rwanda, aho mutatunganyije u Rwanda rwanyu, reba n'abandi bari kubashenyera muri mu Rwanda. Cyambu cy'uyu mubyeyi abantu bakajya ibitere by'inani by'inzoga, abantu bakajya ibitere by'imisururu, nibyo barimo bari kubijya. Ariko bakagamba ngo igihugu kirakize gute? Abantu bari kujya ibivuzo by'ibitere, umwana akaja ku musozi akabira, umubyeyi akaja ku musozi akabira, abandi bakabashenyeraho amazu, kandi bari mu Rwanda batari muri Kongo, kandi batarisha abantu. Baga muri gutekereza ibiki kweri? Hano ko abantu imitima yose yamaze kukoromeka. Yugambye guca ngo ni bande, ngo yugambye guca abari kuja kwica muri Kongo ni bande? Hano Tanzania bagezeho, abavuye mu Uganda bagezeho, abavuye Kenya bagezeho, abavuye mu Rwanda bagezeho, ngo baje kurengera nani ngamatora ngo no kugira ngo bumva amajwi watambutse. Bagezaho bazana kaburungu munani mu Tanzania abantu batwikiwe, mu Tanzania abantu ibintu byabo bimwe byaharibitse hejuru y'iki y'ubu bwoko. Ariko yugambye ngo ubwoko bunaka bwageze ahantu runaka, ngo reka da ntabwo ari ubwoko bwageze runaka. None tuzahora turuguhakana kucha kundi hano kwa ino nani kwa runo rubuga
urambwira Dorcas wageze kuri urubuga rw'uyu musore ngo reka da njyewe mwambonyeho ni njyewe Dorcas ariko tuzagira giheki tuzamenya ubwenge giheki tuzamenya kurwanisha igihugu cyacu kugira ngo gitekane gute tuzakirwanisha kugira ngo kibe mu buzima bwiza izagerayo nk'abantu aho umuntu aje hano kuri urubuga aje gupinga mugenzi we aje kwita mugenzi we kuri urubuga ubwo aje guhakanya mugenzi we ibintu byose by'abantu bari kureba n'utazi ubwenge ari kubyumva n'utafite amatwi ari kubirebesha n'amaso n'uri impumyi ari kubyumvisha n'amatwi none nk'abantu mwe twareka ahubwo twese hamwe wenda niba twarishe tukihana twese tukagaruka mu bumwe twese tukaba bamwe tukazahahirana tukazayicara hamwe tukaganira ariko ibintu byo kuhakana reka data uri kubireba gute ntabwo ari byo tuzagerezayo ko niho muri kukurura intambara itazanashira mu bihugu ko niho muri kukurura ubwanzi butazashira niba umuntu ageze hano ngo njyewe baranyikiye ngo reka da nibande barakwikiye ni umuntu runaka ni ukubesha ntabwo yarakwikiye ibi bintu tuzabigezaho tuzayirirwa kuri zino mbuga za TikTok tuzayirirwa ku mbuga za YouTube tuzayirirwa kuri Instagram tuzamara imyaka y'ingahe turi turi kubigamba aho tutagewutse imitima yacu kugira ngo twumvikane n'intambara urumwe njyewe rakada n'intambara ngombe kwita ngwiriye kugira gute ngwiriye kurwanisha uzarwanisha Goliath yararwanye yica abantu arakina inyuma yageze aho nyuma ako bari kureba yuko nakawerewere katafite inshingiro katafite umumaro niko karamwishe yuri gukora ibibi ibyo bibi bigeragaho nyuma ukabikora cyane bikazana guhinduka none ko ni ngaho abanyarwanda tugiye kuzangwa mu bihugu ko ni ngaho buri muntu wese ari kugamba umunyarwanda akagamba umunyarwanda umutanzaniya akagamba umunyarwanda umunyakongo akagamba umunyarwanda urihe akagamba umunyarwanda none twakwisubiraho tukitunganya mu buzima bwacu tugashaka amahoro tuzaba turi gushaka amahoro undi azane ngo reka da gisubizo icyo gisubizo kiravamo bacice none muzagerezahe muzabona kwiruka buri munsi kwiruka impagararana za buri munsi twakwitonda abantu nk'abagabo mwe muri kuzana ububishi niba muri kunyumva wenda njyewe narapfuye mwarambatse mwishe umugabo wanjye hano mumfunga imigozi mumfunga kabiri imigozi amaboko muri kugaminurira ku mugongo Imana irandinda mu bintu byose nubwo mfite ububabare bw'umubiri ngo barambatse kandi nibwo bwatumye nanagera hano na Buraya naho ubundi nimushake aho ndi hose mushake mukonekite nuko nimushaka munyice muzaba mungire neza ahubwo n'ingamba ukuri mugashaka kukurikirana kugira ngo munyice nimushaka mwice muze kunkiza ahubwo munkize wenda umuriro go nzajamo munyakire ku byaha byanje wenda byo ndi kwihana naho ubundi twihane tugaruke mu bumwe tushaka igisubizo uko cyaba neza kitungane naho ubundi nimukomeza kugamba gutyo mukongeza mukagamba byinshi cyane tani uko intambara izashira musi mukihakana ntabwo intambara izashira mugishaka kwisobanura mu byaha mukabigira ibyera ntabwo bizanashira ntabwo muzashira ntabwo bizakunda intambara tumuzayigumiza muzanasonga mbere ginshi muko basonga mbere mutasonga mbere tutayisha batoto yetu batayisha abahungu bacu bazashira abasore bacu bazashira abagore bazasigara bari mbokoboko batagira abana batagira abagabo nibyo muri gushaka niba umuntu yaraguhunze akaguhunga akarere kakumusanga yagiye murindire
nangwa wandika urupapuro urutumire uwo mushefu waho abasukume mu Kongo barageze umwanya go gusukuma papa basukuma inzandiko abantu niba ubitse umunyarwanda wese agaruke mu Rwanda ntabwo barageze rimwe mu Rwanda bakabicira aho babakiriye ikindi kikundi cya kabiri si cyageze mu Rwanda tena bakakica si abantu bagiye mu shamba ngo bahinduye intera hamwe zo mu shamba ntabwo ariho bihinduye intera hamwe mu shamba nari mfite imyaka y'ingahe sinari mfite 13 none buno ngeze mu myaka y'ingahe urutaro runariho tu muri Kongo n'ahandi hose za Mozambique muri kuja mukihakana ngo ntabwo muri kuja mu Mozambique mukaja mu mahanga gose ho muri ntabwo mushaka kumvikana nabo musanzeyo ntabwo mushaka kumvikana n'umukongomani none simwe muzatura mu gihugu kimeze gute mutumvikana nano kumbuga mukaza ku wa muhungu we rukugamba nabi wa musore urukugamba nabi wa mugabo urukugamba nabi urukugamba nabi wa mubyeyi none muzagereza ye kwimvura ikagwa urubura rukagwa rurashiraga kano Norvege turarurindiri rumwe rwatangiye kugwa ahandi haruguru wa Norvege rwatangiye kugwa ariko ruragwa mu mezi gangahe ruzashira hazanaje ubushuhe tuzirirwa turuguhakana ibiri kurebeka n'abantu bose n'utari mu politika ari kubireba n'utari mu kintu cyo kwitwa ngo n'abashefu bari kubireba n'umwana mukeya wese ari kubireba abantu bari kubakwa bari kureba urukubabaka bari kumureba n'iteniye yari kwambara bari kumureba ariko nibagamba ngo abantu bari kubakwa abantu bari kwicwa n'ubwoko runaka nangwa n'ubwoko runaka ngo rekada ubwo bwoko ntabwo buriyo nicyo kiri gutuma u Rwanda rwari ruri rwiza arakini Kagame wanyu yarabigishije nabi vraiment jewe mporaga ndi kubigamba niwaje muri TikTok yanje mporaga ndi kubigamba Kagame yabigishije nabi yarabigishije kubera buri muntu wese wo mu Rwanda ararahiraga akarahira akitongera izo ntongero nizo zibahindukaga mwabantu aho mutabona n'urugwinyegamburiro hano turukugamba Kisegeti turukumureba amakosa gwari gukora twamugambaho kuri TikTok abandi bakagamba turi abanyarwanda ariko turukubigamba ariko nugamba kuri Kagame nugamba kubwicanye bwana baragushaka naho uri hose barakwica none se tuzatinya gupfa ntabwo tuzatinya gupfa kwanje turi imfuza apfuye kare tunu kubera bari kutureba tuhagaze bari kutureba tuhagaze ariko twapfuye kare mu gihe cyo bakuvanyeho umwana wawe bakakuvanaho umugabo wawe bakakuvanaho umuzukuru wawe bakakuvanaho akamwira bakakuvanaho akavivi kawe kazagufasha mu buzima bwuzabaho nuzagera mu bukecuru kakagufasha ukabona karagiye kandi ntukaririre abantu biwanyu mu Rwanda bari gupfira muri Kongo ariko muri kurira ntabwo muri kurira muraririra he hari urukurira nurira nawe baragufunga nurira bakushenyera inzu urukurira sukurira ari guteremuka abantu zibazapfa n'imitima ukabona irasadutse urapfuye Imana irakoze Mungu ababariki sana yego urakoze mukecuru urakoze kabisa kandi umwanya we ntabwo ari impfabusa abantu bumvireho ni Steve urahari cyangwa nawe waryamye yego ndahari nakurikiye uyu mubyeyi amagambo amaze kutubwira baje kumwihanganisha Dorcase mu bibazo byatewe natwe abanyarwanda tugashoza intambara muri Kongo ababizi icyo gihe Kongo ubundi abanyekongo bagira umutima mwiza wa mu perezida Ruto niyo mpamvu yigize kagarara akirwa ategura amanama ahamagaza bya bisambu bya Kabila bikirwa byicaye hariya yaranavuze ngo abanyekongo ni abantu bakunda ngo kubyina no kugira gute ariko ibyo ntacyo bitwaye kugira umutima mwiza ikibi no kugira umutima mubi n'ikindi ntabwo ngo ucye mu gihe uvuga wa mubyeyi we uri umubyeyi ndakubashe arakini murebe uko mwaraje mu Kongo
muri kwiruka igihe cyo Habyarimana bamurasa muri kwirukira muri Kongo mukaza tukabakira neza tukabana namwe amahoro mukaja murarema rya soko rya Karengera ryo mwaremaga mufitemo n'ibintu na Mugunga uko batandikagamo ibintu tukaja kurangura y'ibintu tukabasanga bakaduhereza ibunga isano bakaduhereza na bwabo bakuri bwabo bwo bakoraga n'ibyibo ariko tukaganira tukayaga abakobwa bacu bakunda abasore banyu barashingirwana abakobwa biwanyu nabo abasore biwacu nabo barashingirwana twari tumeze neza ariko urutaro rwa Kagame ngari kuza kukombora abantu ngari kuza kubashikira muri Kongo ari oro za Kongo zari kuza kushikira akazita intera hamwe akazita iki abasize bakoze genocide yo mu Rwanda ari kuza gushikira ibigori bya Kongo ni genocide akaza gushikira amasaka ga Kongo ngo nabasize ubishe mu Rwanda ari kuza kubashaka he ari kuza kubashaka he ko ni oro ni ziriya mbaho ni ihene zo muri Kongo n'amamoto go muri Kongo nukujyama abakobwa b'abandi bagasiga babashizemo ibiti bakagira gute urabizi uko baranjyamye wa mugabo we maze umwe avaho undi afata urwiri rwa rwiri rwo bakunkumuraga mu shamba bari kuhinga rwa rwundi rwumaga bakarunyuzamo mu gitsina cy'umugore bakarunkurutamo undi mugabo akanyinjirira uzi ubwo bubabare niba twowe turi kubigamba twarababaye wihangane mama wihangane cyane mama wacu Dorcas twarababaye urebe niba guhagarikira nawe baramucizosi yego bamaze kugukorera gutyo uzabana n'ubatwanze mu Masisi hariya mu Masisi kuko bari kwiciza iriya nka z'aba rubanda bakazica nuko ngo n'abazerendo bakambara amateni ng'abazarendo ngo n'abazerendo nabo bapfa inzara nabo bakabahereza amakuta mwice bagenzi banyu uri kugira ngo turishimye kandi twari tubanye mu mahoro mwabantu mwe yego twongeye kukwihanganisha Dorcas mu Rwanda ryazajyaho leta iyo leta izaba iriho izaza isaba imbabazi kuri ayo marorerwa yakozwe n'abanyarwanda kandi twizeye ko ababigizemo uruhare nitugira amahirwe tukabashyikira bazabibazwa ngewe ndi kureba mugabo nakoreye Kabira uriya Kabira muzehe naramukoreye mugabo wanjye yarakoze ari umusirikare ari gukora akazi ka leta Kabira muzehe agiye kupfa Kabira uyu uriho yarari gukorera akazi ka leta ariko kuba bamupandishije grade babona kuza kumuca umutwe ari umundandi wo muri Kongo bamuca umutwe none umuntu yaba afite ikisebe kimeze gutyo ukumva n'undi aje kubweja guri bitagira nciye na nterura yego turakwihanganisha icyo cyatumye nsaba ijambo amagambo uvuze yagombye gusobanura ibitegereje abanyatanzania mu minsi izaza niba Kongo yari igihugu Kongo ikibazo yari ifite yego Mobutu yaratinze ku butegetsi ariko ntabwo byaba bisobanuye yuko niba Mobutu n'ubundi yakoreraga abo ngabo bashoza intambara muri Kongo nibo yibiraga agashyira ayo mazahabu ibyo ntabwo bisobanuye yuko bagomba kuza bakica abanyarwanda bari bahungiyeyo bakica abanyekongo n'ubu bakaba benda kubamara none ubu ngubu bakaba barimo kugenda bashaka izindi mpamvu zindi binjira muri Tanzania ikibabaje niba Kongo wenda Zaire Mobutu yari umuyobozi wenda wari umaze w'igihe ese byari bikwiye ko bashoza ino ntambara igiye kumara imyaka 30 uyu mugoroba rero ikiganiro baduteguriye se ko ngiye twitana nayibona ngo uwo Kagame ngo yavuze ngo ntabwo ngo uriya mudamu wa Tanzania ngo yari kumuha congratulation ngo kwa ari umwicanyi nyeka ko byatangiye ariho tuganisha none mu kanya kashize ari ibiganiro byagiye bibaho wose bakavuga ati tugomba kuganira ko umuntu aganira n'umuntu muzima none se umuntu ushoje intambara imyaka 30 bikagaragara ko ashaka kurwana korangwa bamashira bose nyine baguye abo Habyarimana birirwa bajya kwitaba Museveni babateza ibico bakabica kuki mushaka kuganira n'abantu mwege baberetse ko bashaka kubica ariko ubundi mushaka iki mushaka bazabamara ikintu mushaka mu by'ukuri niki abantu bari babwiye none kuba ko ngiye naje mu mayeri nkaza niyambitse akantu kakanuze mu maso nkubwira nti ngende mu diplomate rwose ibintu bitero uriya musore uri hano mu kanya
we arimo gusobanura ejo bundi ibintu ndawongera azaba tubwira impamvu bashuje intambara muri Tanzania ngo noze ngo Tindurisu ngo ibiki n'ibiki ngo ndo umutwa agenda yikoza hirya no hino. Ibyo byose no kubitangira umubyeyi nk'Udorokasi ejo bundi ya Tanzania umwana w'umukobwa urimo kubyiruka umudamu bakamufata ku ngufu abanyatanzania bagatsembwa. Ibyo bisambu ba Kagame n'ibazungu bakiyibira twega abanyafrika twebwe tukavuga ngo no kuganira ariko baburi kimuri kugira ngo abantu turwane nabo. Nta mpamvu yo kumeza kumva ibintu tubwira Habyarimana bagiye kumva ibyo abongorera icyavuyemo twarakibonye. Tshisekedi nakomeza agenda izuzadoha ibyo agenda kumva yo nakazi ke niba bafite ibyo baganira. Twebwe icyo dushaka ni imbunda. Umuntu afite uburenganzira bwo kwirengera ibyo bavuga ngo by'amajenoside yabaye abayikoze bazayibabaze. Twebwe imbunda ziriye kugira ngo abantu turwane. Ibi byo komeza bavuga ngo tuzaganira nabo se uganira n'umuntu kwica urumva mashira bamwishe kubera ngo ibintu by'ibiganiro. Habyarimana aragenda ngo agiye kuganira nuza ba Tshisekedi birirwa babungera ngo agiye kuganira. Najye kuganira agure drone afite umutungo uhagije ashaka ibikoresho arwane abapfa bapfe ababeho babeho. Nayo ngiye bavuga ngo agiye kuganira n'umuntu se yaramaze kwere kurande rwe kwa ko iminota 2 ngenje nka kwizeza ngubwira nti rwose nta kibazo tuganira. None ngo barimo gushaka kwenyegeza indi ntambara y'indi bayijyana muri Tanzania. Umvishimira ko rega Tanzania abanyatanzania ukuntu ari abantu beza batangiye kubategura ibirego ngo rwose ngo byari kugenda gutya. Ese ibyo wabo barabikora ngo Tindurisu ngo uriya ngo komoka mu bantu bakeya ngo abakini biki nibashake imbunda zirengo turwane. Ibyo byo kuganira uganira n'umuntu muzima umuntu ushaka kumurwana murarwana. Ibindi no guta umwanya. Murakoze. Urakoze wa mubyeyi urakoze. None si waganira n'urukukusogota ukaganira nawe ukacera ukaganira akwiciye umubyeyi wawe ngo muraganiri arasubira araje akakwicira umwana ngo muje kuganira arasubiye araje akwiciye nyoko wakubya ngo uje uraganira akwiciye sko wakubya akwiciye muri umuno wawe muricara si ngo muganira ibiki muraganira gute? Imana irakoze mwese hamwe ubwo nenda kuruhuka hano nenda kuryama wenda Imana pe akatiro nawe urakoze cyane murakoze cyane nawe ari mw'abantu bazaga kurubuga kugira ngo bice umwanya gw'abantu batavuga batagamba ibitekerezo byabo babugire tu muri ibyo bitekerezo byo umuntu umeze gutyo. Urananirwa kukiza urwiwanyu urananirwa kumenya ibyiwanyu uje kumenya mu kihuko cy'abarubanda. Yego urakoze cyane twumvise mukecuru. Steve ari ikintu uvuze Steve uri kunyumva? Yego ndakumva mugire. Buriya imyambara abantu bajyana mu rusengero itandukanye n'imyambara abantu bajyana mu gishanga mu nzarwe cyangwa se mu mifunzo cyangwa mu rufunzo sibyo? Ibyo bintu birasa. Ari umuntu ushobora kwambara imyenda avanye mu bishanga guhinga mu ibumba agahita fatira akajya gusenga. Oya ntago bishoboka. Bishaka kuvuga ko natwe se myambaro kwishaka kugira ngo tuzabone ko turwana neza. Oya ahangaha kuri TikTok mpafata nk'abantu tuba twaje mu rusengero bikureba kubera ko n'igitangaje usanga abo bantu uri kwanga baragufollowinze. Mpamvu niko wafunguye account kugira ngo usohore ibitekerezo byawe n'ibyawe you the manager. Nta muntu utegeka kumva we just wafunguye account ucisha ibitekerezo byawe byaba bibi cyangwa ibyiza. Abagukurikira nabashaka kumva ibyo uvuga. Igihe utanze space ntabwo uje kumva ibyo usanzwe uzi ahubwo uje kumva imitekerereze ihabanye niyo utaruza ari naho twigira. Bivuze ko hano ntabwo ari mu kurwana. Ahangaha na Nduhungire yaza mukaganira, ahangaha na Padi na Imana yaza mukaganira. Muri make ahangaha turi nk'abantu bambaye imyambaro yera turi kuganira, ntabwo turi mu gihe cy'ibikorwa. Icyo mvuga rero niba wenda ubwo nje ntabwo nzajoininga
ntabwo nzajoininga kubera ko guhora umbwira ni bya bindi twahoze duhakana. Umbwira ute ko ndi umunyarwanda kandi urede mbizi. Uri kureba ibi rero abantu bagendera muri ndi umunyarwanda ni nk'aba bantu bumva ngo ndi umuhutu, urede urabizi kuri umuhutu, icya kabiri urabizi ko mukandagiwe. None numara kumenya imyaka 30 kuri umuhutu ukandagiwe ukaba udashaka kuza ahangaha ngo uganire n'aba, kuko hari nk'abantu nk'ato tutazi n'impamvu ki mwavuye mu gihugu tuvuga ngo barishe, nyamara n'abandi bavuga ngo namwe mwarishe, namwe bavuga ngo twariciwe. Muri make tukumva uri ari kuvuga ko wishe nawe ukambwira ngo twariciwe, ntitumenye ukuri. Bigasaba ngombwa ko twe dukoresha ubwonko bwacu. Niba wumvisha umuntu niba ari awakened soul yategeye umutego ku magambo ya nyir'ubwite, ntabwo yamucyashye, ntabwo ambwira ati kuko yamubwira akamucyaha ntabwo yari kumenya ibyo ashatse kuvuga, ariko kuko yamuteze amatwi akamwumva yahise amubwira ati okay, fata ibyo byose uko ubivuze, noneho tubwire uyu munsi kuko mwafunze Ingabire Victoire natwe tujye mu mihanda dutwika amazu. Buriya we nkawe wenda nubwo ari umuheza nguni, ariko abandi 59 bari badukurikiye ntabwo bose ari abaheza nguni. Harimo abahita bajya kuba bavata, ariko uziko bya bintu birimo ibinyoma. Aho ni mutwe bwe twavuye, kuko natwe twumvishe byinshi. Nakuriye mu Rwanda kuva mu mbere primaire mpaka 6e secondaire, nagiye mu itorero, narikoreye mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza. Rero ibyo batubwiye byose ntabwo ariko tubyumva. Uragerageza ugafata ahangaha ukumva nanga ugahitamo inzira igukwiriye, ariko noneho iyo umunsi wa none natwe baba baduheza nk'uko mubaheza, byari kuzaba ibindi. Hari abantu bashaka kumenya ukuri, hari abantu bashaka kujejuka. Icya kabiri, niba koko tudakeneye ibiganiro nabo, dukora iki? Dukoresha izindi mbaraga arizo z'umurengera. Abenshi batinya gukoresha kuko mukunda abagore banyu, abandi mukunda imitungo mufite. Twebwe rero tudafite icyo duhomba, we are ready. Ari byo ruvuze ngo hakoreshwe imbunda, ariko imbunda ubundi yakagiza ku mwanya wa kabiri nka plan B. Uri kubireba kuko umuntu aba bantu bose wumva bakubwira ngo nta mpamvu yo kuganira na Runyenzi, nibo bahunze igihugu bariruka, kandi bari bafite imbunda, bari bafite buri kimwe cyose. None uyu munsi bari kumva ngo ntabwo dushobora gute udashobora kuganira n'umuntu ufite imbunda, ufite buri kimwe, kandi wowe udashaka kubikoresha. Nibyo mpora mbwira na Tshisekedi kuba aganira nabo nibyo, ariko aganira imirundi inshuro ebyiri. Uruhande rumwe ku ruhande ukuboko kumwe gufite imbunda, ukundi gufite amahoro. Kimwe ni cyangwa ikindi kizakora. Ntabwo kuza hano kuganira rwose ntabwo mbabeshya. Ndabizi ko benshi ariko nubundi ntabwo benshi nubundi bose mbafata nk'abandi. Nubundi umuntu uza kugutuka kuko wahaye ikazi Inkotanyi kaza kuvuga ibyo ishaka, cyangwa se wahaye ikazi Interahamwe kaza kuvuga ibyo ishaka akagutuka, nubundi umufata nubundi nk'umwanzi wawe cyangwa se nk'uwo mudahuje ibitekerezo. Rero ninza nka kuri Steve wafunguye account yawe wakoze host ukantumira ukagira ibyo umbaza nkabitanga ntubyemere, ntabwo nzakwanga, ntabwo nzakurwanya. Uri kureba n'uburenganzira bwanjye. Rero nuriya kuza akavuga turi kuganira kuko dukurikiye n'abantu bata aya masaha dukurikiye n'umuntu nahoze mbonamo umuzungu witwa Scorpio. Ni umuzungu ari muri Canada, ntabwo yumva ibyo tuvuga, ariko araza agatapinga screen. Buriya umujyanye kuranda ukambwira ati buriya twavuganaga ibi nibigenda gutya na gutya, nibyo bikenewe. Umuntu ntumucyahe, mwumva ibyo akubwira, kuko ntabwo twese ibyo tuzi turi abahanga mu byo tuzi. Ntabwo twese turi abahanga, kuko ibyo uzi Steve ntabwo ari ibyo Awakened Souls. Dorcas akubwiye ibintu bikomeye cyane. Yafashwe ku ngufu inshuro zirenze imwe, agera ubwo akoreshwa imbagara mu gitsina cye bagenda bahanagura bakora ikibakubye, ibintu biteye ubwoba. Aya masaha nk'umwana ubwiwe amabi y'Inkotanyi batamwirukanye, akaza kumva ibintu nk'ibi ngiye ahita avuga ati niba ari ukuri ko biteye ubwoba, ntabwo ahita abyemera ku kanya kuko ari umuheza nguni. Ariko iyo bisanze ahandi hantu, menya ngo byanga byakunda ku kantu arakagendana